Enye urumva Sarongo ntago yafashije ibyo kwibwa gusa ahubwo yaje no kumvurira umugabo wanjye nyuma yaje gusara ko ngiye nari umugore wa kabiri maze kubigukorera kuki utamenya umunsi wo kuburanirwa wa Sarongo nguze ubu umuhamya w'ibyo yakoze. Sarongo niyaza kumusaba kuryamana nawe yari kubikora umwana w'agakira nawe Sarongo yabigusaba ari kubikora. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Igabe TV nkuko mubimenyereye ngarutse imbere yanyu nje muri kubona kuri kamera banyita Igabe ukora kuri Igabe TV. Kuri iyi nshuro rero tukaba tugiye kuganira ku nkuru iri gutrendinga hirya no hino y'ifungwa ry'abakozi bagiye batandukanye, haba abakozi b'Imana ariko bo twakwita abapasiteri, by'umwihariko tukaba tugiye kwigaruka ku ifungwa ry'umuvuzi gakondo bakunze kwita umupfumu mu kinyarwanda cyeruye. Uyu mupfumu rero bamwita Sarongo, akaba yaragaragaye aho yaburanishwaga ku rukiko, niwo munsi tugiye kwibandaho. Hakaba haragaragaye abagore benshi bari kumuririra bavuga ibyiza yagiye abakorera, bavuga uburyo nyine bibabaje cyane kuba afunze. Kora subscribe ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Reka tubanze tugaruke kuri aba bagore bagiye kuririra ku rukiko barimo bavuga uburyo kibakunze Sarongo n'ibyo yabakoreye, bakaba batifuza ko yafungwa cyangwa yatabwa muri yombi. Reka twumve abo bagore barimo barabivugaho iki. Enye urumva Sarongo ntago yafashije ibyo kwibwa gusa ahubwo yaje no kumvurira umugabo wanjye nyuma yaje gusara ko ngiye nari umugore wa kabiri. Umugabo wanjye rero umugore aza kumenya yuko agiye kurongora undi mugore aza kumusaza. Rero Sarongo nabwo mubajije ibyo bintu ambwira ko yamumvurira umugabo wanjye agakira. Umugabo namujyanye atananyibuka handa ndeba nyine akavuga ngo nungo nikoreye utuntu tw'utubindi ngarabona nikoreye utubindi turimo kwaka. Ibaze yabonaga mbese meze nk'umusazi. Sarongo arambwira ati we ngwino ndebe umunzanira umwenda wiwe gusa ibindi ubyihorere. Umwambaro w'umugabo narawujyanye abagabo barashize arambwira ati uzanira umwenda urumva umuntu twari tugiye kubana twe tumaranye n'igihe so yari nk'umugabo wanjye. Ubwo icyo gihe nyiri imisine ishize yarambye ngo taha ndataha ngeze mu rugo urumva nari ndi kujya kwa mabukwe kuko niho yararwariye. Akimbona ahita ambwira ngo yo ushakire ngo umugore wanjye ngo noneho ngo gahunda zose tuzibusubukure nkuko byari bimeze ako kanya. Arambwira ati uyitumuha yarambye ngo nubona kumenya uyitumamagara. Naramuhamagaye ndamubwira ngo yamenye. Arambwira ngo ibindi byose bindekere. Amaze kubigukorera kuki utamenya umunsi wo kuburanirwa wa Sarongo nguze ubu umuhamya w'ibyo yakoze. Siwe gusa nazanye mfite n'izindi nshuti zanjye nagiye nzana ziri hano. Tubwiye ngo Sarongo niyaza kumusaba kuryamana nawe yari kubikora umwana w'agakira nawe Sarongo yabigusaba ari kubikora cyane. Nari kubikora uretse ko ibyo bintu atanabikora ntago abikora ariko nari kubikora kuko nanjye nari maze yes. Kubera iki utagiye nk'uko uvuze kuri umurokore utagiye wenda ngo wongire mu nzu y'Imana ukavuga ngo njyewe ngiye kwishakira Sarongo ukemera no guhara bakakwirukana rwose mu itorero kubera ko agiye kwishakira umuganga? Kubera icyo utagiye mu nzu y'Imana ukajya kureba Sarongo? Nyine umwana yagize amezi 6 afatwa n'iyo ndwara, nkomeza kuvuza nyine njya mu bitari Kibungo hose ndazenguruka. Ubwo bigeze aho urabona y'urwaje umwana abadayimoni abaturanyi baraza bakakubwira ati rero uzaje no mu binyarwanda bishobora kuba ari za karande. Ubwo nahise nyine ntangira kwataka abapfumu nyine ntangira kujyayo. Wagiye mu bapfumu? Nagiye mu bapfumu 9. Abapfumu 9 uwa 10. Sarongo ni uwa 10. Jeze yo ndicara abaturanyi ukajya baza noneho gusenga narabaye umukene n'ibyo guteka ni abantu babizana. Twumva rimwe na rimwe abantu bajya mu bavuzi gakondo cyane cyane igitsina gore bagira nubwo bakavuga ngo rimwe na rimwe hari ibyo babasabye bagezeyo. Nje nari narihebye mvuga ngo nimura n'umupfumu yambwira kuryamana nawe umwana wanjye agakira icyo azankoresha cyose nzacyemera kujya umwana wanjye akomeza abe gutya ahubwo nantarwara yananera sida umwana akabaho nkarya ibinini. None se ko ariko wanduye sida nyine urabona umuntu yarwaje imyaka 12 Imana nayita kureba n'abapfumu nabo bakurya biba bikomeye. Bikomeje kugorana, abagore bakomeje kugaragara aho barimo bararirira abagabo bari mu nzego z'ubugenzacyaha. Mu minsi ishize hari abagore bamaze iminsi baririra ku rukiko barimo baraburanira umupasiteri tutibuka izina neza. Uyu munsi none bari kurihira umuganga wabo ukunzwe kwitwa umupfumu bamwita Sarongo. Rero bikomeje kugorana, ntago bizwi impamvu abagore ari bo bari kuririra abagabo runaka bashinzwe nyine ibintu runaka bari babafitiye akamaro, abashumba babayoboye mu matorero cyangwa se abo baganga
tuzi nk'abapfumu. Gukora kuri Igabe TV mwakoze kubw'umwanya wanyu kubw'igihe cyanyu mwaduhaye ku bitekerezo muduha ibitagenda neza tukabikosora. Make sure you subscribe dukomeze kubana mu bihe bikurikira. Thank you.